Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko ugira amanya tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'ingingo ziba zidasanzwe ziba zakomeje kugenda zigaragara mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye. Muri aka kanya cyangwa se muri aya masaha RIB ikaba imaze gutangaza abakozi ba leta bagera kuri 4 ko batawe muri yombi kubera ibyaha bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibashinzwa. By'umwihariko abo ngabo kumva abayobozi bagera kuri 4 buri umwe uwo ari wese afite icyaha akurikiranyweho ndetse kandi akaba ari icyaha gikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda ndetse kandi gihanwa n'amategeko. Ushobora kwibaza uti se abayobozi ko bagera kuri 4 bakoze ibihe byaha cyangwa se buri umwe akurikiranyweho ikihe cyaha? By'umwihariko niyo mpamvu turanga kugira ngo tubagezeho ibyaha abayobozi bakurikiranyweho mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Nkibutsa ko nimba ari bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa YouTube channel mu Rwanda, nimba utakora subscribe ribo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Siremo muzare ko nitwa Mbahaye ikaze mu gikuri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwafunze abakozi 4 ba leta bakekwaho gukoresha ububasha bahabwa mu nyungu zabo bwite. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwafunze abagabo bagera kuri 4 bakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ububasha bahabwa mu nyungu zabo bwite ndetse no kutubahiriza igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda. RIB ibingiro ikaba yabitangaje kuri uyu wa mbere Gicurasi 2026. Tega amatwi wumve usobanukirwe byinshi kurushaho. Abafunzwe barimo niyo Mungeri Richard, uyu nguyu akaba yarahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige ho mu karere ka Rwamagana, ndetse n'undi witwa Kwisanga Jean Nobel, uyu nguyu akaba ashinzwe imiturire mu karere ka Rulindo. Ishimwe Frank akaba ashinzwe imitunganyirize y'ibyangombwa by'ubutaka mu karere ka Ngoma, ndetse na Ntirenganya Epimake wakoraga nk'umuyobozi wa One Stop Center y'ubutaka mu karere ka Gakenke. Mu itangazo rya RIB yakomeje ivuga igira iti abangaba bagiye batanga ibyangombwa byo kubaka ku bantu bagiye batandukanye mu buryo butubahirije amategeko ndetse kandi mu buryo butubahirije igishushanyo mbonera cyemejwe na leta. Ayo ngayo na magambo yavuzwe na RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB kandi rwanakomeje ruvuga ko mu gihe hagitegurwa dosiye y'aba bagabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha, iperereza rikaba rikomeje gukorwa mu gihugu hose ku byaha nk'ibi ngibi ku bantu bakomeje kugenda bikora ndetse kandi kugira ngo bakurikiranwe n'inzego z'ubugenzacyaha zibishinzwe. RIB kandi yanakomeje kuburira abatanga ibyangombwa byo kubaka bitubahirije amategeko bagamije inyungu z'abantu bwite kubihagarika, kuko ibyo ngibyo bibangamira imigendekere myiza y'imyubakire mu Rwanda mu gihugu hose ndetse kandi ibyo ngibyo bikaba binahanwa n'amategeko y'u Rwanda. Itegeko ahangaha rikaba rigaragaza ko umukozi wese wa leta cyangwa se undi muntu uwo ari we wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo arimo cyangwa se ububasha afite kubera uwo ari we cyangwa se kubera uwo mwanya afite agakora ikibujijwe n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa se ntakore igitegetswe n'itegeko ry'u Rwanda agamije kwihesha cyangwa se guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko, umuntu aba akoze icyaha. Iyo rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko nanone kitarengeje imyaka 10 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 50 y'amafaranga y'u Rwanda ariko nanone atarenze miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo rero icyo cyaha gikozwe hagamijwe inyungu ibarwa mu mafaranga, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko nanone kitarenze imyaka 10 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza ku nshuro 5 z'agaciro k'indonke uwo muntu aba yatse.